RedBlue JD. Kosha ibaze kumara amasaha ane yose akabari kanye nta nzoga gafite gafunze abakiriya banye babuze icyo bagira icyo bamwe wari kuza ukambwira urumva ntago wandaruka pana kugira kukira n'akazi kanjye. Rega boss nari nyafite mu mufuka ngezeyo nisatse ndayabura sinzano nanjye nayataye n'ukuri gusa nyine mu mbabare ntabwo bizongera. Aho subirayo murize ko nzayagukata ashyira wihute ese shaka mbona none yamazemo uzasigarana yahe Kagenda wihute murakoze nzayagukata. Keve Babalao. Gwemeze bite se shaka wiburishije cyangwa usigaye ufite ikigore winjiriye ko nawe nzi kutajya wiburira umva umuhamba none se wamurezeza ngeso usanzwe uzinziho none ushatse kuvuga ko atari we mbona wabonye iki se? umva mfite amakuru ashyushye kandi urabizi neza njye ntabwo mba ndakabati erega igihe wahereye uvuga sindamye ushaka kumbwira watubaye ukambwira nese ubushatse kuvuga ko atari wowe njya mbona ugenda kwa Solange ukata winjira nk'umugabo ugiye kurya by'ubuntu kuva kare kose nibyo ushaka kuvuga baca umugani mu kinyarwanda ngo amaso y'imbwa nabuze umugabo kurya ibyiwe urumva undi mbwa uri imbwa nyine ese utari imbwa ni hehe umuntu w'umugabo wiruguzerera muri karitsiye n'amatama yuzuyemo bwankure umugabo mugenzi wawe ngo yinje none reka nkwereke reka no makuru nyashyire dona turebe ukuntu biraza kugenda nibwo uraza kumenya ko ndimbwa cyangwa ntari imbwa. Ese we kubishyira Donata niwe muti w'ikibazo. Uyu umuntu ari kuvuga gutya muhamuzi ko nyine ibintu ari kuvuga biri aho ngaho nta kintu cyavamo kizima reka ngere kwa Donata tu reka ngereyo tu umva nyumva baho numve kise numve ahubwo wowe ngene tugende imene mu kamwe twe tunabiganiraho kamwe subura umva kamwe kamariki basi tugende ndagura bubiri cyangwa dutatu. Nena minzoga nanjye nzifiringa nkamenya ko nyine amakuru nabonye atarayubu. Hano no mu rugo kimanuka kizamura noneho renze inyuma se. Paramutse. Muhabite. Ina musore nakubwiraga yitwa Pora. Ashante. Pore. Karibi iwacu. Murakoze. Nta mahoro. Namahoro. Muha. Yego, witwa Pore. Pore. Karame. Nanjye nitwa Papa Muhawe. Hanyuma umuhungu yitwa Prince. Akaba ari inshuti yanjye. Murakoze. Ese papa mama arimo? Arimo ahubwo korera imbere wakira abashyitsi. Genda wakira umushyitsi. Uriya ni usigaye urya Muhawe se? Tenda. Ceceka. Niko ko mbona bitoroshye. Uzongera ujye unyirataho rero. Uramureba noneho ufite umukwe. Wamubonye. N'umurakore ni rusunze. Ye? Ahubwo ikibazo. Urusatsi. Hagira ngo ni inkemba rusatsi. Hagira ngo aba mu ishyamba. Niko. Hagira ngo ni inyeshyamba ya kabiri. Buriya hari ikintu yigirira. Ahubwo ikibazo kiraha. Ungiye kukiraka. Mukoremo akazi. Kampa nawe. Ninsanga nta kintu yigirira. Munsi y'ikirenge. Inzira yamuzanye. Asubirayo. Wegenda wite ku mukwe noneho. Banze umukoremo akazi. Nanjye reka nikoze kwa Clementine gatoya. Ugiye kureba Clementine? Wamugana. Sinzi ningerayo nkamubona nimba musanga mu nzira sinzi. Ari kumenyesha amakuru wa. Oya ndaje. Oya nanjye reka njye kukiraka.
kubita imfubyi. Muha mwakiriye umushyitsi. Muha nuko sha wahisemo pe. Wahisemo rwose. Arya ngo yitwa Pole. Pole ni ukuri kw'Imana yabanje kubiduhisha. Njye nabimenyeje ubundi kuzaza. Wayo wari uwizira. Kuri kw'Imana naba nawe bikubwiye ejo bundi. Njyewe yarabimbwiye nimugoroba. Urabona ko hari hasigaye amasaha ngaye kugira ngo uyu mushyitsi agere hano. Use reka nze ndebe icyo nkwakiriza. Muha twatinze kwibwira ababyeyi. Narinzi ko iki ngiki cyo gihe gikwiye, niyo mpamvu nyine naratinze kuyivuga, naze ntegereje igihe nyine cyanyacyo kugira ngo mbivuge. Ariko se ubwo wari kumva tugomba kukugira gute? Muha umenya ko umaze gukura. Ugomba kwihitiramo ugakora icyiza, kandi natwe twizera ko twaguhaye uburere. Yego twarabumuhaye rwose cyane ku nkozi isoni. aho ubundi rwose karibu. Murakoze cyane. Murakoze cyane, nabishimiye n'ukuri. Kandi uko nzajya mbona umwanya nzajya nza kubasura, nje no gusura shiri wanjye. Yego bana yumva se. Karibu rwose ujye uza udusure nta kibazo. Ariko rero hagati aho natwe turimo turategura umunsi. Yego wo kuzajya kubasura. Ariko tukabanza tukabateguza tukababwira umunsi wo kujyayo. Murakoze. Nanjye buriya ningera mu rugo ndabamenyesha umuryango mwiza rwose nabonye, kandi mbabwire ko ndi kwitegura kuzaza kudusura. Yego mbaze nta kibazo rwose, kandi ni karibu. Rwose mwana wanjye. Ariko urabona ukuntu bangana. Oya rwose ndagushimiye. Maze ugende ubwire umuryango wawe ko twakwishimiye. Murakoze. Kandi ubabwire ko ubu rwose tugomba gufatanya gahunda yo kuzabashyigikira. Murakoze cyane. Barasa bareba kimwe ndebera, kandi bombi bafite imisatsi itari mike ku mitwe yabo. Erega buriya wigiriye inama, uzi ubu ngubu ari amakuru yo nyahereza Donata, uba bashyanguriye inzoga namaze gusinda neza neza. Aka nawe fake manager man, asona inshuti yanjye man, nawe ntabwo nari nzi ko ivumbura nk'abana man. Ubusubu nari nkubwiye nabi ji. Reba ariko nakamubwiza ukuri, Donata nabimenye nyogufata man, azame mu cyeto. Ereka humura, se biba umutima mu gitereko ubu ngubu byakemutse. Nagukaraza gacupa. Ahubwo sigaye mbona we na Solange ari ukuntu nakusigaye ukarya se. Waratangiye happy manager no mushite wanjye mwana, no mushite wanjye tu subese ko cyana cyangere cya Donata cya bigi fashion icyana cyangwa umumama. Uzi ko buriya Donata uriyibona ashobora kuba angana na mama cyangwa tate wese narasetse. Tata namuruta yaba murusha imyaka iyo 2. Oya nuko yavumbutse nyine aracyari umwana, kuko nuko yavumbutse akigira umubiri ukura neza tu. Aho buriya mfite amatsiko yo kubabona muryamanye. Uzi ko buriya wagenda ukaburizwamo neza, cyangwa ntabwo wize kuburizwamo muri primaire. Iryo somo baryize nasohotse. Soma kayoga kawe narasetse. Wanjyanye mu magambo menshi ugatuma cyangwa urajya ngo ntamara menshi. Ahubwo n'ubu wanjyanye mu magambo ubwo mvugubaze. Yahene ya mucecuru byagenze gute? Yihorere. Umva. Byari bimbanye so neza ndigobotora gato. Agenda. Uzi. Ibana. Yarankabye. Wanamfatira hasi hejuru. Ihene yanjye urayizana, ihene yanjye. Kandi yarahakaga. Ariko nyine namubeshye. Wari umuntu wari ugiye kumpa akazi, none wanyaka amafaranga 1000 nyine tumita nyigurisha. Ako nawe uri ikimara. None simubwira ko yaburi burengero kwa kundi ihene y'abatunanye ijya kona handi bakahita bayica.
bagahita bayibaga yari kugutwara iki yari kubimenya ntuzi uriya muhanya ngo ni Pascal yari ryamaze kundaburiza neza neza akorera nako karavuga shawo aravuga se gusa ubwo ko anareba kigize nka radiyo yakaritsiye ahubwo njye nibaza yambonye ryari ese ko cyari wagendaho sinzi wajya ngo ari uwa muntu myari menya baramurongoreye umugore umva wowe mwihurire uriya ninamwiyicira nzamugurira bamunyicira murwaye nk'igisebe do ukagenda usunanuka ariko se muha wumva we na nyoko nimugarukira hanyuma murenze irembo mujye mu mirimo maze reka ngusezere murabeho murakoze ugenda amahoro kandi ubwo imana nidufasha tuzongera duhure oya ni vuba ntabwo ari kera suhuza abo mu rugo ndaza kubisha kuri telefone ya papa kuko urabizi ko iya mama bayize nta kibazo turaza kuvugana nzaba umuhanda mwiza mu mirimo nanjye ntabwo mugeza kure n'imbere aha amwereka umuhanda kerema nawe ugenda nk'igipfamba twagira uwambaye kuteri ndakanyaga ni sawa shusho ntabwo nari nakumvise pre none se ugiye se ubibona ngemuriye papa wari ugemuriye papa se noneho tumanukane tugenda tuganira gake oya gake sha pre ntabwo nshaka kuneza papa uswe n'ejo bundi yanunganyije uswe nagize ngo hari umuntu wambunanye nawe urabimubwira utunguki nyine yaraje ambwira uburyo natashye ijoro atangira kumbaza amasaha nafungiye umva birancanga neza guhera uyu munsi nubwo nzongera gukora ku kabari ntiwumva se biriya nibyo byiza buriya nari narabuze ikintu kizagukura hariya ubwo niba ari ibyo ni munange rwose kubera iki hari ahantu ni feke rwose mba mbona buri bantu bakurebuzwa bagira gute kandi mba mbona bintera ikintu ku mutima pe subiza amerwe mu isaho rero ntabwo uzongera kumbona nawe kubera ko ngiye kuzanirwana na mama wanjye mu rugo ariko nyine nawe ujye wiyongoza nyine nk'umujama uze tube tumena habiri shapure reka rero umanukane ibiryo ndi gutinda papa wanjye ntakerera ugasanga bibaye ibibazo akambaza aho natinze wa mugani ariko buretse tukamanukana shenge umva pure uri kundira igihe mbabara rwose ngende baye nze kukureba se tuzamukane mbabarira pure rwose nifite ibibazo byinshi mbabarira jere keza rakanyaga hafi y'isoko hafi yo kwa muganga yewe natuye neza nukuri no hafi y'amarembi haruguru aha iwanjye rwose ni hafi ya byose ni heza ariko kandi umukobwa wanjye wamubonye nawe ni mwiza none se pure kugira ngo se ndarenga hasha ko nagira ngo nkurenze irembo ukuri nabashimiye ko ndi burenga nabashimiye nawe ngaho reka nanjye ngende ariko se pure ubwo gihe utyo pe hano bicire nibura unsigiye nkunze kugura n'agacupa amafaranga se nitwaje duke tw'agatike oya gerageza amafaranga dukeya rwose gerageza ntukuri urebe tw'agatike ariko se pore reka menya ko ngiye kubasohoka none se ko yajyanye yose ndategesha iki oya uhamagare no mu rugo ubwo bashobora no koherereza ndi nta kibazo ariko ukamenya ko ubaganiriye na sobukwe ntugire ikibazo rwose naho ubundi rwose iwanjye ni karibu muhawe se ko hari arahari rwose urugendo rwiza guha ko bitoroshye uyu muryango nzawushobora ntibanyakiriye ntayo nari mfite ayatwaye yose nta n'itike ko muri bitazanyorohera ni ikibazo pe ni ikibazo aha nzaba ndeba
aho ubundi urwaye n'umwimerere rugikoshye kubi pe njye munshakira abakiriya baza aha nanjye ko hari icyo nshinzwe ra urumva bimeze kabisa kandi kuzana abakiriya 10 uzajya unywa amacupa 2 ubu wanye umukobwa wawe uramubona umukobwa wanjye buriya banza ni ibyo kurya shyira mu nda mwana mamubona kabisa ari ibyaye wari ibyashye umukobwa mwiza kuniga n'ifu yatwaye iki se Clementine ujye muri iki twatetse umuceri ariko twe twagutekeye n'imyumbati ku ruhande ubu noneho shyira iyo karito ijyana iyo karito amasahani ndayizanira nta kibazo zamuka bikuremo kuri ushyira aho ngaho gira vuba kandi uzamuke utayakiri kare kandi mu nyuma y'iminota 10 ndaguhamagara numve ko wagezeyo urumva nturangane ugiye nagiye mvuye guherekeza ya ndage ngo ni umukwe murokore sinabikubwiye simba rusatse utwa n'umusatsi sinanakubwiye se ko ndi bumukoremo akazi mukuyemo ibihumbi 4 icupa rirambonye icupa rirambonye we none rwose 4 byuzuye bitaburaho n'urume nanjye nayo mvuye guherekeza Clementina yaragemuriye se mugabo ariko sha rero kurese umunsi mugabo yagufatiye kuri uriya mukobwa we azabanza kuvuna amaguru yongera kuvuna amaboko noneho igicumbu ugendera mu kagari ibyo ntacyo bimbwiye urumva uriya mwana ngiye ndimo neza ubu ngubu ariko se kumvuga ngewe ubwo wowe nk'ubwo naba na mugabo namwifasha nkawe noneho mama Line nagufata uriya mugore uzamukizwa n'iki ko nabonye ari kashe se wamuganisha uzi ko aranyivugana uzi ko wagira abatoye uruhumbu nkagira rwa mugese ntugiye ntacyo urwo ni urugamba tugomba kururwana tuzarurwana enda tugende ni ukuri kw'Imana ariko naho ubundi ni urugamba sheri namuga alo sheri oya ndi kwa Petero kabisa ndi kwa Petero hafi n'iwanyu urumva ndi kumwe na Rwabahore nyine twari turimo dushaka ukuntu twigenza we ntabwo nakubeshya ahubwo hadusange banguka uraje sawa banguka aho waguye mu rukundo neza warafashwe tunatarambwiye urumva tujyane ku kabari handi kwa mugabo urumva ariko nawe dushobora kujyana ariko utazanye umunwa wawe wowe ntugire ikibazo ubu ngubu amabanga yawe yose nashyize mu mutima namaze kuba umunyabanga nshingwabikorwa hanyuma se umutima uba urwaye ego mama Clementine karame uraho ma muraho yego waraye undota ewe tambuka nari ngukumbuye di akira ngaka gatebe yego mana yanjye murakoze ego jewe iwanyu imvura iragwa dore n'ahangaha yatubojeje yabaye kabutindi ariko ni igihe cyayo umugabo wawe araho yego mana shenge Clementine se Clementine nawe araho ariko ye ntawe ujya aza kuba ntawe urababaza Clementine ngo tubone umukwe reka ibyo byihorere mama muha icyo nakubwiye jya ukihorera
aho ubundi ibyo tubireke inkoni ihirigiye ariko na kera na kare niko byahoze niko se mama muhaye karame mbabarira umbwire telefone yawe wayishyize hehe nahamagaye ndahamagara telefone ngo ntibashije kuboneka mbabarira wayishyize he wa mubyeyi we wahora n'iki itaci yanjye barayibye ayiwe urafukisha ukuri dore nayo nicaye aha kuri aka kabaraza wa mubyeyi we umukobwa wanjye arampamagara nsiga nyirambitse aha ngiye kumva ibyo umwana ambwira singarutse kuyireba nsanga huwe yagiye kera mva mama muha uruhare ni urwawe nawe se mbwira nawe telefone wishyizaho undi mwanya uyishyizaho iyo telefone kuyitwara urumva koko bayirebera izuba umva mama Clementine ikitari icyawe aba atari icyawe nibajyane akatari amagara barahawe nta kundi byagenda nari ngize ngo nta kundi sheri uraje shamove sikumbi ni bamegu wayishe gusomana sikanabimenya ushobora kuza nakubwiye ko najya nkora mu ntoki z'abantu isikumuri utansuruza umugore neza wagira ngo mwahoranye uruguciro wagira ngo urwaye neza kumusuza ndumva byaba biri ngombwa se ubundi si nguyu turajyanye ninamwemera agacupa sheri ninamwemera agacupa kamwe tubiri nyine ko nabirenze tugende mani nabirenze gusa tugende niko se karame umugabo wawe Tadeyo ari hehe Tadeyo rero tuvuye guherekeza umushyitsi arazagera aho ngaho arahindura imyenda ntumbaze ahantu anyuze rwose none se ntaza vuba ngo musuhuze Tadeyo aho naba nkubeshye aza nonaha ari buze bukesheje ibya Tadeyo ntiwabimenya nta warubara yewe niko numvise ko muri uno mudugudu wa Rufigi mugiye gutora umuyobozi mushya ariko rero mama Clementine karame ibyo bintu nabyumvise ariko rero nta makuru afatika mbifitiye sibyo ko bibaye byiza rwose bakamutoye n'ubundi tubayeho nk'abatagira umuyobozi ariko n'ubundi ntawe none se wowe munyakazi aho kugira ngo ukemure ibibazo by'abaturage ahubwo niwe ubiteza uriya njyewe n'ubundi naha rwose ntabwo mubara mu bayobozi ntabwo mubara nk'umuyobozi ayiwe niko ye ariko rero numvise abaturage ngo bashaka gutora ngo umugabo wangera iyo mana nabona yikuye we Tadeyo umva ngo ni Tadeyo ariko nanjye niba ari uko umukunda simbizi niko ye kuvugishwa nuko ari umugabo wa umuntu avuga icyo akunda kuvuga Tadeyo se si umugabo wawe urumva se naho ubundi mugabo rero nzamutora ahubwo nibantu bamutore kuko aramutse atowe nanjye nabacubijwe ariko rero kumutora si ikibazo ahubwo gira uti azabishobora ariko mbega wowe ariko mama Clementine tukirira umugabo wawe icyizere kuko yewe inama nakugira ahubwo we mwegere
nk'umugabo wawe mwashakanye muziranye umuzi ibyo akunda n'ibyo yanga nubimubwira genda bizi rwose azabishobora kandi azanabyemera ndabizi ngaho nzabimubwira agenda agerageza rebe umva imana niyo nkuru ndetse ahubwo ugenda bimusabira ku mana azatorwe ngaho kujya gasani mwana w'imana bigikirire mu bikorwa rwose naho imana ishobora byose mama muha reka tubisengere ariko pure njye warusomyeho kare sha uyu mugabo asigaye agira urwagwa ruryoshye pe aya nibyo ariko umugabo ni kuvuna kera soma soma wumva ukuntu ruryoshye uriya umusitari tuziranye ariko suriye tuvuga ngo nziranye n'abasitari rega ngo ndaho ngo ndakomeye ubu ni se nayo nsanzwe noroshye ariko se nanotade uracikira uragitira he ncika nde uzi ko hari amatora muri iyi minsi ndabizi umuyobozi wazatora se yabwiye ko ari nde ninjye hari undi ninjye bazatora ni wowe ariko ni wowe ninjye bazatora kubera ko uri umusitari nkanjye mbese kandi bese nkubwire kuri gutura amatwi bararamuka bantoye tadeyo kandi ndabizi bazantora amafaranga yanjye uzayama kandi uzabaya mu bubi n'ubwiza cyangwa se uzayamera muri kasho ariko uzayama niba ari uko rero wibwiraga si uko bizagenda ntawe uzagutora ahubwo ni njye ariko ubundi pure reka nkubaze aha ni ukuri kw'imana reka nkubaze nk'umuturage watora uyu muntu oya yaba yayobye ariko se we bagutora bashingiye kuki kereka wenda urwagwa wavuze ko uzenga inzagwa amaceceke mwese uyu muntu utazi n'umujyi icyo ari cyo hari wowe hari uyu nguyu mwese ubwenge bwanyu ni kimwe ni kimwe neza gusa njye kubaho ijambo ryanjye ryari iryo ngiryo ubwo rero bazagutorera kugira ngo uzabamarire mu munyururu abwirwa benshi akumva bene uzagende bagutora niba uri umusitari nkanjye niyo mbwa yawe purensi ntawe uzagutora dore ko mwishyiraho ariko mbwira abazanirwa gutora umusitari nkanjye umuntu wajya gutora ikintu cyambara ibyenda byacitse uyu muntu ngo ni uko acuruza urwagwa urwagwa se muri iki gihe ruracyagezweho asugira ikihe kibazo urangateye neza kuko sara nkuko dasenge nawe twakundanye byagenda basi mu mwanya maze nkubwire n'ubundi wanyanga wabireka n'undi rugava usana gukunda rusino wawe pe muciyeho harahepfo ari kumwe na cyana kiwe cyana nyine rugaravu se uzi undi rugaravu wundi uwe hari undi uzi rugaravu donata byose bikaba iki umuntu umwe nese mbwira bagiye he ubonye aho bagiye umva nanjye nihitiraga si ubwo wambwira oya nihitiraga yewe dora nihitiraga donata ariko ubundi buranshaka wiki uretse icyo ashaka azakibona
nkundiye dore yangegera ntivite mu oya se bamenye mpereza uriya nibahore mbere yuko mwica nicyo wowe RedBlue JD.